ryari Munano. Iwe ariko gasuzuguro kunyihamagarije nta n'isoni. Uranutse. Makaku mbafu. Weka ryasi. Wanako. Toranje no. Ubwo se skambereye mwana. Karakubera iki? Iyo si ishati yanjye wambaye ndavuze ngo gikuremo niba udashaka ibibazo. Ibibazo. Mwana njye ndaserera nawe. Ekaye. Ushaka kujyana uje kuwambere uburabyimbye. Uburabyimbye. Nkuramo ibyanjye mwana. Mwana ndavuze ngo nkuramo ibyanjye mwana. Nkuramo ibyanjye. Njye ndavuze employee entry ntakiri tuvugana kuramo ibyanjye vuba kabiri. Mbari kabiri wagiye gukuramo ishati yanjye. Gira vuba se. Erega kiri kunkwanura nta n'isuri by'isu n'iby'umutu wajya n'indagara. Kuramo ibyanjye vuba ari. Kandi mwana urashaka intambara mwana urashaka intambara. Uretse nze mwereke igishaka. Kosho tuza wowe. Garisha mwana. Ibintu byo kurata ubusaranga se nibi. Gusundi mwana we kumbura ushaka kunshira isenge. Kabanya amagambo yewe gasikigana. Kandi mwana ngenda serera nawe. Nakubwiye ngo kuramo ishati yanjye. Setu nta kindi tuvugana. Akamubwira. Kuri fake wowe. Mbwira iki n'ishati yanjye wambaye turayikuramo. Usumuma n'umujama. Umujama ariko n'ishati yanjye bihurira he? Nta hantu bihurira. Kandi mwana turaserera. Simpimbi none arikira. Ejo buno baje gusaba akazi. Akaje urakabonye ngo nkwe. Sawa bye yenguzemo nari. Ntubona hangari kwasonye niba mukuru wanjye ngiye ngugira ngo n'ishati yanjye wayambara ubuntu. Wirengera. Bro byaramvunye. Akusiki. Ariko siki. Nitiga cyase. Okay naribi. Ngakura muri net zanje ayishati uyambara. Ugiye gutera ariko. Urya gusa umutima w'amashitani. Winiza turapanga. Nge se nzambaye n'izambere. Nonge yabwo tinite turi izina ry'Imana bikora. yangaye. Oye ntabwo ijana sindi ubukora. Akuzuka hano mbagiye guhamagara ari kure cyane. Iyo ngiyo za Rusizi. Tekereza mu interview y'ijana numva yageze Rusizi. Wapi nibi? Okay naribi. Turwasa. Yes. Turwasa kadogo wowe. Nese mwana kushaka kunkubita none. Toka! Ako se bite byanyu ko murumvisa gusa ko mwateruye inzu habaye iki? Habaye iki? Ni ibiki ko mbona mu ndeba gusa nimuvuge? Habaye iki? Uti Inzu yose mwayiteruye mwayigize intuza. Mumbwire ikintu cyabaye ahangaha ni ibiki? Je rwose mbwiza uko ntabwo nakubeshya njyewe ngubu tuvugana n'uyu nguyu ngo nyine mawe ubu ngubu ibintu twapangaga uburyo ki agiye kuzajya mfasha imirimo nyine ngakisanga nawe ngo nk'umwana mu rugo. Mbese ibintu murimo ndababaza nkabona murongorana ngo urongeraho desa za rubanza desa bwoko ki zivuga iki desa? umwana mwiza. Nanjye desa nyine nguraka twinite. Kweti ndakwemera sha. Hanyuma se akaba aricyo cyatumye muterura inzu mukayiterura mugasakuza wagira ngo hari intambara ibaye ahangaha. Kusekata nta kintu kumva kiri kumuka. Ni y'amazi ba? Y'amazi yashiriye. Nige muri bututu. Ko ndarumva. None se amazi asigaye ashirira. Amazi yashiriye kuva kwa kanga. No muri ra match twaza. Hano ni comedy mukina ni ibiki muri kunyina. Nawe n'ibyari by'ubungubu pe. Akosekate ngize ukuri nkayo umuntu mukuru. Ibi ni ibiki murimo gukina hano murimo kunyinisha murimo kugira ibiki. Oya erega bude rero. Sinzi ngo uramwongera desa sinzi ngo uramufasha imirimo. Ubundi ibintu murimo ni ibiki. Rero mbwiro umugeni mubwire. Nuko utabimenye. Ejo yarabaye match rero imva yari nanuze na Resport. Byaratinye turiyamira ngo ye niyo mpamvu uburyo ngari ikindi. Yambwiye numukambe. Yamani izina ry'Imana. Real ngo yakinye ngo naki ngo na Resport ariko no warasaze n'ugudu. Aha se no nawe usanishijwe n'icyaka kanya. Ngo amazi arashirira ariko ubundi agakina muri manaka. Narugwegeye. None nimba Real Madrid byarabaye amarushanwa kuri FIFA y'isi yose bigahura bigakina byose bitwaye. Ahubwo ubona guza amakuru hageze ahubwo mbaza nkubwire. Kuzubwira umuntu nabi.
Urasaze rero ewe njyewe umuntu azajya aza yinanira aviviriye no mu kazi mumutesha umutwe muvuga ibintu utamenye ewe ese inkweto za nyirayo nziza aha ngaha muzishyize hehe ziri ku ibati ari hejuru iki ziri ku ibati ziragurutse se twazanditse ako noneho se katera uranyemeje sa umusazi baye ngaho Ese mwana mwize bite wowe ko mbona utanjyana impangu ukabuje kunyicaza hanze koko uri kubona ndi buze kwicirwa n'iri zuba ngaho hari umusatsi mfite urashaka upfuka n'umusatsi n'uw'abazungu wa kintu ahubwo wowe bimeze bite ko utari muranyanamo imbere ngo namenye icyo cyayi urashaka kwinjira muri iyi nzu mwana ya mabuja cyangwa ntabwo uzi ko mabuja ari pasiterine aha ngaha urabona wakwinjira muri ibyo bisatsi mayese uba wanawushokoje ibigofero ntiwamenya bigurira wanze ukaza wetetana urutwe ngo urashaka kwinjira mu nzu ya mabuja warangiza ngo urashaka n'icyayi wansuye kandi nari nkwishimiye reka tutange ibintu nari nguhamagariye buriya ntabwo ushaka gato nta kantu ushaka kungiraho inama kandi wumva komanda ibibazo nzabigereza hehe koko karangwa yarantaye yaragiye naramubuze kuko ibigaragara yaragiye pe buriya yarantaye niko bigenda buriya umugabo aba niko babyita ko yataye urugo none mana mfasha dore n'aba bantu bari hano nabo barantesha umutwe hari murumuna w'umugabo uri aha hari umukozi Mugeni iki ayo nkanze tubyorere ugeraho ngo mugeni nkanze cyane nawe asa umuntu agiye kureba mu bitekerezo urabona ndi gutekereza uri kundira mu bwonko mbese ngo araza aho urubabi kutambwira habaye iki rwose inzozi ninzi kubwira ngo araza aho urubabi amatwi yarahita aza aho urubobi. ngo araza aho urubabi kutambwira habaye iki. Rwose inzozi ninzi kubwira amatwi yarahita aza aho urubobi. ngo iki ngo araza aho urubabi kutambwira habaye iki